kandi guha ikaze mukunzi bwano bya Fortune TV, amahoro y'Imana abane nawe mu byo urimo, mu byo ukora byose. Reka nkubwire ko twebwe tugezaho icyo bita analytics za songs zitandukanye n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha ufite indirimbo yitwa Pom Pom, ese Pom Pom nari navuga n'ibindi byinshi wabuze icyo ari cyo, cyangwa se Pom Pom ni ibiki? Ndakeka yuko bamwe muri mwebwe rino jambo rishobora kuba ari rishyashya kuri mwebwe, cyangwa se ibindi kuvuga ari bishyashya kuri mwebwe, bitewe nuko ibintu ni bishya, koko ni bishya nkuko ndi kubikubwira. Pom Pom ni indirimbo ya Bruce Melody mwategerezanyije amatsiko menshi, ari kumwe n'uwo bita Diamond Platnumz. Ni nyuma y'igihe kinini bivugwa, ariko itari yajya hanze. Abakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse abakunzi ba Bruce Melody by'umwihariko bategereje indirimbo yitwa Pom Pom, ariko ntabwo bari bazi izina ryayo, ahubwo bari bazi ko ngo Bruce afite indirimbo na Diamond Platnumz. Twarabibabwiye mu bihe bitandukanye duti kuri iyi tariki yitwa iya mbere hazabera igitaramo cya The New Year Groove, hashobora kuba hadropingwa the new song from Bruce. Ariko nubwo nkubwiye ngo Pom Pom ya Bruce ndetse n'uwo bita Diamond Platnumz, ntabwo ari bo gusa ko bari kumwe n'undi bita Brown Joel. Benshi muri mwe Brown Joel ntabwo mumuzi kuko ntabwo ari uwahangaha, ariko byose niyo mpamvu ndahangaha, niyo mpamvu I hold my mic kugira ngo mukorere icyo bita ufafanuzi cyangwa se kucanganua. Ibyo nibyo nshinzwe kugukorera aka kanya turimo turavugana. Wowe kandi kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, wowe uri mu rurimi rw'igifaransa, especially ku barundi ndetse n'abakongomani mu b'ikinyarwanda, haza handitse ngo sabone, nawe ikandeho kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Nge ndiro Wilson nk'ibisanzwe mugezaho ibiganiro. Ikiganiro kite Rwanda Stars, ababyumva babyumvishe. Twikomereza. Ni nyuma y'igihe kinini umugabo bita Bruce Melody yaravuze yuko ari gutegura indirimbo ari kumwe n'uwitwa Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Benshi cyane guhera mu myaka myinshi irenga nk'icumi ishize byari inzozi ko umuhanzi wo mu Rwanda yabasha gukorana n'uwitwa Diamond Platnumz. Yemwe bajyaga babaza bakavuga yuko ibyo bintu bidashoboka kubera ko ngagoye ndetse anahenze, bitewe nuko nawe ariko yari gushyira effort mu gukorana n'ibindi byamamare nawe byamuhendaga, birimo ba Tiwa Savage, ba Rick Ross, P-Square n'abandi bagiye batandukanye. Rero ahagana mu mwaka 2021 bishyira 2022 nibwo witwa Mugisha Benjamin The Ben yombotse gake gake aragenda aramwegera, abakora yitwa Why, yaje kubihindura ubuzima bwa The Ben, bigatuma akora tours zitandukanye aririmba ino ndirimbo, ndetse yasaruyemo agatubutse n'izina riba rinini. Nyuma rero abandi bagira bati Bruce ntabwo yabibasha kwigeza kwa Diamond Platnumz, nawe nuko yaje komboka. Bivugwa yuko bamuca ibihumbi 60 by'amadolari y'Amerika, birenga amafaranga miliyoni 70 z'amanyarwanda arenga, ariko ngo barayishyura nka team ya 155, ari nayo management abamo, baromboka bakora indirimbo na Diamond Platnumz. Nyuma y'igihe baje kuba baganzwa n'umunwa w'abantu bavuga ati iri hehe kitasohotse. Nyuma nibwo hanasohotse indirimbo zitandukanye zigize album ya Melody yitwa Colorful Generation. Tubonaho collabs zitandukanye harimo nk'uwitwa Joe Boy bakoranye Beauty on Fire, bakora kandi yitwa Rihanna ari kumwe na Black Diamond from South Africa, ndetse n'abandi batandukanye. Baravuga ati se Diamond katariho, tipe aricecekera kugira ngo nyine akomeza akore bucece,
ariko nyine nk'uko ugomba kubimenya inkono ihira igihe kitaragera, ntabwo inkono ishobora gushya, ndetse rwose ndabigusubiramo, inkono ihira igihe. Indirimbo baje kuba bayitangaza yuko indirimbo rwose aka kanya turi kuvugana iri ready, hari anytime, any minute, bashobora kuba bagira gute kudropinga out, bakakubwira ati it's dropped out for now. Icyo nakubwira nuko Pom Pom ariyo ndirimbo igiye kudropingwa kwa Bruce ndetse na Diamond Platnumz, tutibagiwe n'itwa Brown Joel. Benshi ntabwo mumuzi, ariko kugira ngo banyuremo gakeya mumenye Brown Joel ni umuhanzi udakomeye cyane, kanyakanya mu gihugu cya Nigeria. Uyu nguyu aririmba injyana z'amapiyano, yakoze indirimbo harimo nk'iyitwa Peace, akora iyitwa Omo Ologo, akora iyitwa Higher Power n'izindi zitandukanye. Akaba aba mu gihugu cya Nigeria mu mujyi wa Lagos. Yaririmbye n'izindi zirimo nk'iyitwa Coca-Cola n'izindi zitandukanye. Uyu mutipe no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, especially nk'uru turi gukoresha rwa YouTube, ntabwo akunze kuba afite imibare myinshi pe. Urebye viewership ni nke, subscriber ni nke, ariko nyine ndagira ngo umuhingero z'abandi bantu bameze gutya, niba abantu baza bagahipinga mu ndirimbo zikagenda zigafata indi ntera. Ndaguha ingero za bamwe muri bo kugira ngo ubashe kubyumva. Hari uwitwa Roger no muri Nigeria, nawe ntabwo amenyerewe nk'umuhanzi w'umustar, ariko afite ukuntu abikora iyo ahuye n'abandi banini bikaba big. Ndaguha urugero ku ndirimbo yitwa Mona Lisa, yarayisohoye nyine biba ari ibisanzwe, ariko nyuma aza kwegeraho bita Chris Brown maze barayipfubura yitwa Mona Lisa. Ndagira ngo nkubwire ko igihe yasohokaga yabaje kuba iyobora ku mbuga zitandukanye zirimo nka The Billboard Hot 100, harimo nk'izitwa za The Stanford Countdown y'Abongereza n'izindi zigiye zitandukanye no ku isi hose muri rusange. Uyu Roger bikamuhindurira ubuzima mu magingo aya ngaya, akaba ashobora gutumirwa muri za MTV Award kugira ngo performing, kandi akaba yanatumirwa muri za Grammys, muri za Afro Nation, aho hose aba hari n'umuperformer. Byamushyize ku rundi rwego, ndetse n'indirimbo hayipinzemo bituma hit izamuka cyane. Ndaguha n'urugero rwitwa Musa Keys. Ubusanzwe ugiye no ku mbuga ze ntabwo ari umuhanzi ukurikiranwa cyane, ntabwo afite numbers nyinshi. Niyo wamugereranya n'urugero na Melody, wasanga nyine kuri numbers ari munsi ya Melody, ariko ngira ngo mwibutse urugero rwe mu ndirimbo yitwa Unavailable ari kumwe na Davido. Iyi ndirimbo nayo yaje kuba trending, igakubita igatwara igihembo cya collabo y'umwaka cya Trace Award cya Afrika, ndetse ikagera kure cyane kuri za Billboard Hot 100 n'ahandi, tutibagiwe za Stanford Countdown n'izindi zitandukanye. Byatumye byerekana ubushobozi bw'aba batipe barimo nk'abo ngabo. Uyu rero bita ngo ni Brown Joel, numwe muri abo ngabo, nawe ameze nk'abo ngabo. Bishatse kuvuga yuko anytime he can kill a song. Iyo tuvuze to kill beat, to kill a song, ntabwo ari ibyo kwica nyine. Ababizi barabizi, abamenyereye iby'umuziki bo bahita babyumva. Nuko rero bimeze. Indirimbo yitwa Pom Pom ntabwo muzayibonamo uwitwa Bruce gusa, ahubwo muzayibonamo uwitwa Diamond Platnumz, mwongere muyibonemo kandi uwitwa Brown Joel. Indirimbo rero ikaba iri ready nk'uko byatangajwe na mwenyewe Munyakazi, akavuga yuko anytime mushobora kuba mwayibona byinshi kubyerekeye nayo. We are here for you kugira ngo tubagezeho mu kiganiro cyitwa Rwanda Stars, kugira ngo birusheho kubaryohera ucambuzi
icyo bita kuchanganua. Ni kazi yetu, usiende mbali, uwe karibu nasi